nimucana amatabaza umwijima ubaye icyago hazaba umwijima ukaze amatara agaruka. Nshuti bana b'Imana, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Nitwa Ntawari Atanazi. Uyu munsi ndanezerewe kandi ndishimye, kandi ngarutse kugira ngo twige ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ni ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, kandi bifite umumaro wo kutweza no kudutunganya. Rero dukwiye kuriha agaciro. Icyigisho cyacu uyu munsi kiravuga ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Mbese nawe ukeneye imbaraga y'ubuntu bw'Imana? Ukeneye imbaraga ikiza y'ubuntu bwa Kristo? Niba ukeneye imbaraga y'ubuntu bwa Kristo, rero icyigisho nikigucika. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho, reka tubanje dushime Imana. Nanone turagushimiye Mwami Imana, wowe ushobora byose, ugumanira imbabazi abanyabyaha bose, ukaduha igihe ukomeze gutegereza uko twihana. Muri aka kanya tuje imbere yawe kugira ngo twigishirize mu ijambo ryawe. Uturinde ibindi byose twibwira, kandi uduhe guca bugufi imbere yawe. Amajwi yose twumva mu matwi yacu akurweho, ahubwo uduhe kugendera imbere yawe no kwigishwa nawe no kwemera icyo ijambo ryawe ritubwira, kandi tukigenderemo. Ubidushoboze kuko tutabyishoboza. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cyacu kiravuga ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Mbese nawe ukeneye imbaraga y'ubuntu bw'Imana? Turasoma muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 33. Haratubwira ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'umusemburo umugore yashyize mu myariko 3 kugeza aho yasemburiwe yose. Mbese kuki ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo? Kuki Yesu yabugereranyije n'umusemburo? No kubera iki? Hari impamvu yabugereranyije n'umusemburo. Mbese umusemburo ni iki? Umusemburo ko tubona bawushyira mu nzoga, bakawushyira mu migati. Kuki Yesu yafashe umusemburo akawugereranya n'ubwami bwo mu ijuru? Ntucikwe, uraza gukurikira kandi icyigisho kirajya ku musozo umaze gusobanukira. Reka turebe igihe cy'Abisiraheli. Igihe cy'Abisiraheli ntabwo byari byemeye gukoresha umusemburo. Reka tusome mu Kuva igice cya 12 umurongo wa 15. Igice cya 12 umurongo wa 15 baratubwira ngo muzajye mumara iminsi 7 murya imitsima idasembuwe, ku munsi uyitangira mujye mukura umusemburo mu mazu yanyu. Iyi yari iminsi cyarebaga ari cyumweru cyo kuziririza Pasika, kandi Pasika yashushanyaga Kristo, urupfu rwa Kristo. Kristo yarataraza mu isi, yaratarapfa, ariko iyo Pasika bagomba kwiziririza nk'urupfu rwa Kristo uzaza. Mu kuziririza urupfu rwa Kristo rero ntabwo bari bemerewe gukoresha umusemburo, kuko umusemburo wari ufite bari bawubujijwe cyane, ndetse bagomba kuwukura mu mahema yabo. Ndetse umusemburo uvuga iki? Ko Yesu Kristo yaje nawe akawuvugaho. Turebe ku murongo wa 19. Muri iyo minsi uko ari 7 umusemburo we kuzaboneka mu mazu yanyu. Muri iyo minsi uko ari 7 muri icyo cyumweru cyo kwiziriza Pasika, nta musemburo wagombaga kuboneka mu mazu yabo. Byari bibujijwe cyane. Mbese umusemburo washushanyaga iki? Kuki wari ubujijwe? Dukomeze ku murongo ukurikiyeho. Uzarya icyasembuwe muri iyo minsi yo kuziriza Pasika, uzarya icyasembuwe, uwo muntu azakurwe mu iteraniro ry'Abisiraheli ab'igicibwa. Naho yaba umunyamahanga ubasuhukiyemo cyangwa uwavukiye mu gihugu cyanyu, nubwo yaba umunyamahanga yagombaga kudakoraho ku musemburo. 12 umurongo wa 19 niho twarimo dusoma. Katurebe mu Balewi igice cya 2 umurongo wa 11. Ntihakagire ituro ry'ifu mutura Uwiteka ryavuganywe n'umusemburo. Ituro ry'ifu cyangwa se ryavanzwe. Ituro ry'ifu ryavanzwe n'umusemburo riturwa Uwiteka ntabwo byari byemewe. Iyi ni ishusho yo mu gihe cy'Abisiraheli, uko batari bemerewe gukoresha ikintu cyitwa umusemburo cyangwa se igituburo. Icyigisho cyacu kiravuga ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Ntihakagire ituro ry'ifu mutura Uwiteka ryavuganywe cyangwa se ryavanzwe n'umusemburo. Byari bibujijwe, kuko mudakwiriye kugira umusemburo cyangwa ubuki bwosereza kuba ituro. Baturaga amaturo menshi, bagatamba n'ibitambo byinshi. Hari ibitambo byoswa bagombaga gutamba, ariko nta muntu wajyanaga igitambo cyoswa kirimo umusemburo. Byari bibujijwe. Ngo mutura Uwiteka, ngo ubuki bwosereza kuba ituro mutura Uwiteka rikakongorwa n'umuriro. Ntabwo byagombaga gukongorwa n'umuriro kubera umusemburo. Abalewi igice cya 2 umurongo wa 11. Yesu arababwira ati mumenye mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Nanone mu gihe cya Yesu amaze kuza, arongera arababwira ati mwirinde umusemburo w'abasadukayo n'uw'abafarisayo. Ibyo bintu mubyirinde. Kuki na Yesu aje
yahise avuga ku by'umusemburo mu gihe kera Uwiteka yari yarabibujije Abisiraheli. Matayo igice cya 16 umurongo wa 6. Ariko Yesu Kristo amaze kubibwira abigishwa ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo, abigishwa bo ntago babashije kubyumva ibyo bintu. Bagize ngo ni imitsima babwiye, kwirinda umusemburo wo mu mitsima. Ntago babashije kubyumva ngo babisobanukirwe. Ngo niki kibabujije kumenya yuko ntababwiye iby'imitsima keretse ko mwirinda umusemburo w'abafarisayo n'uw'abasadukayo. Noneho barasobanukirwa, bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima. Bagombaga kwirinda inyigisho nk'umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo, ahubwo ko birinda imyigishirize y'abafarisayo n'iy'abasadukayo. Bagombaga kubyirinda. Uyu munsi rero nanone natwe dukwiriye gutuza tukirinda ibyo abantu batubwira mu matwi, ibyo abantu batubwira mu magambo yabo, ahubwo tugategera amatwi ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Reka ibindi bintu byose bumva mu matwi yawe, reka amafilimi, reka umupira w'amaguru, ureka ibindi bintu byose wumva mu matwi yawe, andi majwi yose wumva, ahubwo wicare mu ijambo ry'Imana, Mwuka w'Imana wumva icyo atubwira. Ikigisho cyacu kivuga ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Rero niba warimitsemo umupira w'amaguru muri wowe, ukimikamo amafilimi muri wowe, ukimikamo ibinezeza by'isi muri wowe, biragoye kugira ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana zinjire muri wowe igira iki kumarira. Matayo igice cya 16 umurongo wa 11 kugeza 12. Turebe muri Luka 12 umurongo wa 1. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigezaho bakandagirana. Bari benshi cyane, bigezaho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya, kugira ngo ubuntu bw'Imana bujye muri wowe, kugira ngo ubuntu bw'Imana bwinjire muri wowe. Banza kwirinda ibindi bintu byose wumva mu matwi yawe, irinda ibindi bintu byose urangamiye urebesha amaso. Ugomba kubanza kwirinda ibindi bintu ibyo aribyo byose, nkuko Yesu yabibwiye abigishwa, akababwira ati mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Abafarisayo bari bafite uburyarya, ni wo musemburo. Ibyakozwe n'intumwa 8:27 haravuga ngo arahaguruka aragenda, nuko haza umunyetiyopiya w'inkone, umutware umunyabyuma w'ibintu byose by'akandake, umugabekazi w'abanyetiyopiya yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Uyu mugabekazi yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Natwe nkuko tujya mu rusengero tukajya gusenga kandi tukagaruka, nawe yari yagiye i Yerusalemu gusenga. Yasubiragayo yicaye mu igare rye asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yasomaga igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Umwuka abwira Filipo ati, sanga ririya gare ujyane naryo. Mwuka w'Imana agomba gusanga abantu bajya mu byanditswe byera kandi bashaka kumenya ukuri. Mwuka w'Imana agomba kubasanga. Mwuka w'Imana ategeka Filipo, aramubwira ati, sanga ririya gare ujyane naryo. Filipo arirukanka, amaze kugera ku igare yumva asoma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati, ibyo usoma ibyo urabyumva? Undi ati, nabibasha nte ntabonye ubinsobanurira? Yinginga Filipo ngo yurire igare bajyane, agenda amusobanurira. Rero umunsi wa none dushobora kujya mu ijambo ry'Imana ntitubashe kuryumva, tukabyumva nk'uko inkone yabyumvaga. Ariko nubwo wajyamo ufite umutima wo gushaka gusobanukirwa kuri, Mwuka w'Imana agomba kugusanga akagusobanurira. Ikibazo ni ukubanza guha ibyanditswe byera agaciro, ijambo ry'Imana ukariha agaciro. Numara kuriha agaciro rero ugashaka kurimenya, ugashaka kumenya ukuri, Mwuka w'Imana azagusanga kandi agusobanurira ukuri. Byakozwe igice cya 8:28 kugeza 31 niho twarimo dusoma. Turebe ku murongo wa 32. Ibyo yasomaga mu byanditswe byera byari ibi ngo yajyanwe nk'intama bajyana mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere y'abawukemura ubwoya, niko atabumbuye akanwa ke. Uyu munsi wa none ntabwo dukwiriye kubumbura akanwa kwacu dutakira abana b'abantu, dutakira abantu batatwitayeho, cyangwa se twisobanura dutanga impamvu. Ahubwo kubwo kwakira ubuntu bw'Imana dukwiriye kwiyumanganya kandi tugahora. Uwo dukwiriye gutakira ninde se? Imana yo mu ijuru yonyine. Niyo abana b'Imana bakwiriye gutakira, nta wundi muntu bakwiriye gutakira hano ku isi. Yohana igice cya 3 umurongo wa 4. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha
kubona ubwami bw'Imana ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Birashoboka ko wabyawe n'amazi, ariko ukwiye no kubatizwa undi mubatizo w'umwuka wera. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Nikodemo abibwirwa aya magambo byaramuyobeye. Rero natwe dushobora kujya mu ijambo ry'Imana tukamera nka Nikodemo, cyangwa se tukamera nk'inkone ntitubashe kubyumva. Jya mu ijambo ry'Imana ushaka kumenya ukuri, kandi ushaka ko rigukiza, kandi ushaka ko rikweza. Mwuka w'Imana azari gusangamo agusobanurire. Buri rupapuro rwose rumurikirwa n'umucyo uva kuri Kristo wo mu byanditswe byera. Niyo mpamvu dukwiye guha ibyanditswe byera agaciro, kuko nibyo bitweza, nibyo bidutunganya. Imbaraga y'ubuntu bwa Kristo irakenewe. Ukeneye imbaraga y'ubuntu bwa Kristo. Umurongo wa 5, Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Mbese Nikodemo yarabwiwe iki? Kubyarwa n'amazi n'umwuka, cyangwa se kuvuka ubwa kabiri yarabwiwe iki? Yarabwiwe amagambo akomeye cyane. Reka turebe Tito 3 umurongo wa 5. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Umva icyo Nikodemo yarabwiwe. Icyo Nikodemo yarabwiwe n'iki kingiki dusoma ahangaha muri Tito 3:5. Iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ukwiriye kuhagirwa. Uhagiwe n'amazi, wagiye muri Yorodani, ubyarwa n'amazi, ariko ukwiriye kuhagirwa mu buryo bwa mwuka wera. Ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera. Ukwiriye guhindurwa mushya n'umwuka wera. Tito 3 umurongo wa 5. Ariko Nikodemo abwirwa aya magambo ntabwo yigeze abyumva, nk'uko inkone yasomaga igitabo cya Hosea itabyumva. Ariko Nikodemo amaze kubwirwa aya magambo yarabwiye ibintu bikomeye cyane. Kristo yaramubwiye ibintu bikomeye cyane, ari by'ibi tugiye kureba. Ese Nikodemo yarabwiwe iki? Ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Rero icyo Nikodemo yarabwiwe ni iki? Nikodemo yarabwiwe kwihana. Hari intambwe zigomba kubanziriza kubyarwa ubwa kabiri. Izi ngingo zigomba kubanziriza kubyarwa ubwa kabiri nizo Nikodemo yarabwiwe. Nikodemo yarabwiye ingingo ya mbere kwihana, ingingo ya kabiri kwicuza, ingingo ya 3 kwatura, ingingo ya 4 kubabarirwa ukagira amahoro yo mu mutima, ingingo ya 4. Ingingo ya 5 kwiyunga n'Imana. Iyo umuntu amaze kugira amahoro yo mu mutima, igisigaye yiyunga n'Imana. Ingingo ya 6 ukavuka ubwa kabiri, ukavuka bundi bushya. Ingingo ya 7 hagakurikiraho kwezwa, umurimo ujya mbere mu Bukristo, umurimo ujya mbere mu mibereho ya Gikristo ya buri munsi, ukezwa. Izo ngingo zose nizo Nikodemo yaramubwiye, ariko ntabwo yari kubasha kubyumva atabonye umuntu bimusobanurira. Ariko Nikodemo igihe cyarageze aza kubisobanukirwa, kandi yiyegurira Imana. Kwitegura akaga gaheruka page 39. Turebe Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Kwirata kwanyu si kwiza. Ntimuzi yuko agasemburo gake kangana urwara gatubura irobe ryose, nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera. Umusemburo wa kera ariwo kamere ya kera, ariwo gomwa, kugira ngo mube irobe rishya. Ukwiriye kuba irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera, kuko umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ariwo gomwa n'ibibi. Umusemburo niwo gomwa n'ibibi. Ahubwo tugire imitsima idasembuwe, ariyo kuri no kutaryarya. Ngahubwo tugire imitsima idasembuwe. Umutsima n'uyu nguyu, umutsima w'ubugingo. Tugomba kugira umutsima w'ubugingo, ngariyo kuri, kuko iri jambo ry'Imana riba umutsima rigahinduka no kuri, kuko ryatanzwe n'umunyakuri. No kutaryarya, muri iri jambo ry'Imana nta buryarya burimo. Niyo mpamvu Kristo yabwiye abigishwa be ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo n'abasadukayo, ariwo buryarya, inyigisho z'uburyarya. Nta wakoze icyaha kugeza aho iyo mbaraga y'ubuntu itabasha kugira icyo imumarira. Nta muntu wakoze icyaha kugera ku rwego iyi mbaraga itagira icyo imumarira, ntawe. Abiyegurira mwuka muziranenge bose, imbaraga nshya izabakoreramo. Abantu biyegurira mwuka muziranenge, iyi mbaraga nshyashya izabakoreramo, maze ishusho y'Imana igarurwe mu muntu. Ishusho y'Imana igomba kugarurwa mu muntu. Icyigisho cyacu kiravuga ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe ubu ngubu, kuko niyo igomba kudutegurira imvura y'umuhindo.
ubuntu bwa Kristo ahubwo bugomba kudutegura kwakira imvura y'umuhindo. Imvura y'umuhindo igomba kudutegura kwakira imvura y'itumba. Abiyegurira Mwuka Muziranenge bose imbaraga nshya izabakoreramo, maze ishusho y'Imana igarurwe mu muntu. Umuntu ntafite iyo mbaraga yo kwihindura intungane. Umusemburo ugomba gushyirwa mu byo kurya biwugenewe. Umusemburo ugomba gushyirwa mu byo kurya biwugenewe. Nubwo waha umwana uburezi bwose bwo kwisi, aramutse ari umunyabyaha ntacyo byamumara. Ufashe umwana ukamuha uburezi bwose bwo kwisi, aramutse ari umunyabyaha, ari umwicanyi, ari umujura kabuhariwe wakora ibikorwa bikomeye cyane by'amabandi, ntacyo ubwo burezi bwamumarira. Umusemburo ugomba gushyirwa mu byo kurya wagenewe. Icyamuhindura umwana w'ijuru ni iki? Guhinduka kose guturuka ku Mwuka w'Imana. Guhinduka kose guturuka ku Mwuka w'Imana. Nk'uko igitubura gikorera imbere mu mugati umuntu atakireba, niko n'ubuntu bw'Imana bukorera mu muntu bugahindura imibereho yose. Benshi bajya babigerageza ariko ntibabigereho kubera ko badafite imbaraga y'ubuntu bw'Imana. Ukeneye imbaraga y'ubuntu bw'Imana. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Nk'uko igitubura cyangwa se umusemburo ukorera mu mugati, ukagenda ubyimba, ni nako ubuntu bw'Imana bwageze mu mutima w'umuntu cyangwa se mu mutima wawe buzaguhindura, kandi abantu bakagenda babona ibikorwa byawe byiza bitewe n'ubuntu bw'Imana bwageze muri wowe. Rero dukeneye imbaraga y'ubuntu bw'Imana. Buriya ntabwo tubasha kubona umuyaga, ariko tubona ibikorwa byabo. Ni nako umuntu umaze kubyarwa ubwa kabiri amera. Tubasha kubona ibikorwa byiwe nubwo tutabona icyahindutse muri we. Ikintu cyahindutse muri we kibasha kugaragarira mu bikorwa, nk'uko umuyaga uhuha tutawureba ariko tukabona ibikorwa byabo. Ni nako umuntu wamaze gushyira igitubura muri we, wamaze kwakira igitubura muri we, agenda akura gake gake, bucece kugera ubwo abasha kugera ku bikorwa Imana yifuza. Ayo magambo dusomye aboneka mu gitabo cy'imigani ya Kristo, paje 37, igice cya 7. Imbaraga itangaje y'ubutumwa bwa Kristo. Benshi bashaka guhindura ingeso iyi n'iyi, ariko bikabananira kuko atariko bigenda. Ntabwo ariko bigenda, baba baciye inzira itariyo. Gushaka guhindura ingeso iyi n'iyi mu mbaraga zawe ntabwo ariko bigenda. Niba atariko bigenda gute? Kwizera no kumenya ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwizera no kumenya ukuri ni ibintu bibiri bitandukanye. Niba bitandukanye habanza iki? Habanza kubanza kumenya ukuri. Wamara kumenya ukuri hanyuma ukakwizera. Mbese ukuri ninde? Ukuri nuko. Ukuri ni ijambo ry'Imana, kuko twarihawe n'umunyakuri. Ukuri ni Kristo. Kumenya ukuri cyane ntibihagije. Kumenya ukuri cyane, kumenya ijambo ry'Imana cyane ntibihagije. Kubera iki bidahagije? Umutima ugomba guhinduka ukabonera. Umuntu ugerageza gukomeza amategeko y'Imana kubera ko asabwa kuyakomeza, uwo ntaba yumvira by'ukuri. Iyo iby'Imana ishaka bibereye umuntu umutwaro, imibereho ye ntiba ari iya gikirisito. Iyo iby'Imana ishaka bibereye umuntu umutwaro, imibereho ye ntabwo iba ari iya gikirisito. Kumvira by'ukuri bikomoka ku rukundo rurimo gukiranuka. Kumvira by'ukuri bikomoka ku rukundo rurimo gukiranuka rwa Kristo. Ishingiro ryo gukiranuka ni ukumvira umucunguzi wacu. Ibyo bizadufasha dukore icyiza kuko ari cyiza, kuko gukora icyiza ari ugushimira Imana. Guhinduka k'ukuri guturuka ku mbaraga ya Mwuka Muziranenge, nk'uko Kristo yabisobanuriye Nikodemo ati, umuntu utabyawe ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ukwiriye kubyarwa n'umwuka. Wabyawe n'umubiri, none uracyari umubiri, ariko ukwiriye no kubyarwa n'umwuka. Nyuma yo kubyarwa n'amazi, ukwiriye no kubyarwa n'umwuka, ari byo kuvuka ubwa kabiri. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Nta nubwo uwubona, ariko ubona ibikorwa byabo. Ni nako umuntu wabyawe ubwa kabiri amera. Ibikorwa byawe nibyo bigaragara, ntabwo ari amagambo. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 8. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8. Igitubura kiri mu ifu gikora mu buryo umuntu atareba, niko n'igitubura cy'ijambo ry'ukuri
gikora. Igitubura cy'ijambo ry'ukuri niko gikora gake gake mu buryo abantu batareba, kigahindura imico y'umuntu, kigakura ku muntu urwego rumwe kikamugeza ku rundi. Mbese ijambo ry'Imana waritesheje agaciro? Mbese ijambo ry'Imana rifite umwanya mu bugingo bwawe? Garuka ku ijambo ry'Imana nshuti mwene data, ngo niko igitubura cy'ijambo ry'ukuri gikora mu ibanga, bucece kandi buhoro buhoro, kugeza ubwo imibereho ihinduka rwose, atangira kugira inyifato n'imibereho nk'iya Kristo. Ibitekerezo birahinduka, agaca mu kuri kandi akagira amahoro yo mu mutima. Kuki hariho benshi bavuga ko bizera ijambo ry'Imana ariko ingeso zabo ntizihinduke nziza? Usanga bagifite inarijye, bakirakazwa n'ubusa, bihutira kuvuga amagambo menshi. Tureke kuvuga amagambo menshi nshuti bene data, mureke kuvuga amagambo menshi, ahubwo ducecekere imbere y'ijambo ry'Imana, imbere y'umwuka w'Imana aturondore kandi atubwire. Tureka kubisobanura no kuvuga amagambo menshi no gutanga ibisobanuro byinshi cyane. Dukwiye gucecekera imbere y'Imana. Bakirakazwa n'ubusa, bihutira kuvuga menshi, bihutira kuvuga amagambo menshi, birata, mbese ugasanga basa n'abatigeze bamenya ukuri. Impamvu iragaragara nuko batihannye ngo bahinduke. Ntibigeze bashyira igitubura mu mutima yabo kugira ngo gikore umurimo wacyo. Dukeneye ubuntu bwa Kristo, dukeneye imbaraga y'ubuntu bwa Kristo. Niba utarakira igitubura mu mutima wawe, uyu munsi wa none ukeneye igitubura mu mutima wawe, kandi kizabasha guhindura ingeso zawe zose. Dukeneye kureka umusemburo wa kera tugashyiramo umusemburo mushya. Imibereho yabo yerekana ko batigeze imbaraga ya Kristo ishobora guhindura ingeso. Abaroma igice cya 10:17. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura ingeso. Iyo ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera ni igikoresho gikomeye mu guhindura ingeso. Iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa, rikorera mu bitekerezo by'umuntu, rikamuvanamo ibishakwe. Ijambo ry'Imana umurimo waryo, iri jambo ry'Imana rikora umurimo ukomeye cyane, ariko abantu baritesha agaciro. Satani yatumye abantu baritesha agaciro cyane, barifata nkaho nta mumaro rifite, bakarisoma nk'uko basoma ibinyamakuru, bakarisoma nk'uko bakarisimbuza ibindi bintu. Kurisimbuza ibindi bintu ntabwo rikwiriye gusimbuzwa ibindi bintu, kuko iri jambo ry'Imana ni igitubura cy'ukuri kigomba guhindura imibereho yawe. Iyo ijambo ry'Imana ryizwe neza kandi rigakurikizwa, rikorera mu bitekerezo by'umuntu, rikamuvanamo ibishakwe byo gukiranirwa. Mwuka Muziranenge amwemeza icyaha, maze mu mutima we hagashibuka kwizera gukorera mu rukundo rwa Kristo, kuko ari rwo rutuma dusa nawe. Noneho Imana ikabona kwemera kudukoresha. Ikintu kimwe mu bituma Imana yemera gukoresha umuntu nuko abanza kwanga inarijye, akanga inarijye yiwe. Noneho nuko Imana akamukuramo inarijye, aho hantu havuye inarijye hasigara icyuho. Icyo cyuho kigomba kuzuzwa n'igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi icyo gitubura iyo umaze kucyakira, kigutegurira kwakira imvura y'umuhindo. Imvura y'umuhindo kandi numara kuyakira izagutegurira kwakira imvura y'itumba. Uwo ni umurimo w'ijambo ry'Imana. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Noneho Imana ikabona kwemera kudukoresha. Iyo imbaraga idukoreramo imaze kuba nyinshi, ituma duhaguruka tukamenyesha n'abandi ukuri twamenye. Iyo mbaraga imaze kutubamo nyinshi, ituma tuhaguruka tukamenyesha abandi inkuru nziza twamenye. Ntitugakabye kwera kw'ijambo ry'Imana ngo tuvuge ko ari nta handi kwakwigishirizwa hatari ku ruhimbi. Ibyo ni ibikabyo. Hari abantu bakabya bakumva yuko ijambo ry'Imana rigomba kubwirizwa ku ruhimbi gusa, bigatuma abantu batabwiriza abandi ubutumwa, batabwira abandi inkuru nziza, bagategereza ko uzahagarara ku ruhimbi gusa kugira ngo babwirize abantu. Ijambo ry'Imana rigomba gusanga abantu aho baba bari hose. Hari n'abandi bategereza yuko baziga ijambo ry'Imana aruko bagiye kuryigira mu rusengero gusa. Icyo kintu ntabwo wakigenderaho, nta naho kizakugeza. Ijambo ry'Imana ugomba kuriha agaciro kurenza ibindi bintu byose, kandi wamara kuriha agaciro ukaryiga kandi ukarijyamo usenga. Mwuka w'Imana akagusanga nk'uko yabwiye Filipo ngo asange inkone mu igare, ajye kumusobanurira igitabo cya Yesaya inkone yari irimo gusoma. Rero Mwuka w'Imana agufashe kongera gusubira mu
byanditswe, tureke umusemburo wa kera w'igomwa, ahubwo twakira umusemburo nk'igitubura gishya cy'ubuntu bw'Imana. Icyo gitubura kizakora buhoro buhoro, maze akamaro kacyo kagaragare hanyuma. Igitubura kizakora buhoro buhoro, akamaro kacyo kagaragare hanyuma. Niko umugati urimo umusemburo ugenda ubyimba gake gake, ubyimba gake gake, nta muntu ubona icyo umusemburo urimo gukora mu mugati. Ni nk'uko nta muntu ubona icyo ubuntu bw'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana riri gukora mu mutima w'umuntu. Nta muntu ubibona kereka Imana yonyine. Bibonerwa hehe? Bibonerwa mu bikorwa. Nk'uko ubona umugati ugeraho ukabyimba, ukageraho abantu bawubona wabyimbye, ni nako ubuntu bw'Imana cyangwa se igitubura cy'ijambo ry'Imana kigenda gikorera mu muntu gake gake, bikazageza aho abantu batangira kubona ibikorwa byiza bituruka kuri cya gitubura cy'ubuntu bw'Imana. Abantu bikunda bagakunda n'amafaranga, babaho imibereho yo gushaka ubutunzi no kwinezeza gusa. Ariko umuyoboke wa Kristo we ntakwiriye kurangazwa n'ibyo. Abantu bari muri ubu buzima bwo kwinezeza no gushaka amafaranga gusa byonyine, ntabwo bashobora kwakira iki gitubura, ntabwo bibaho. Ariko umuyoboke wa Kristo we ntashobora kurangazwa n'ibyo, agomba kwanga inarijye. Twebwe tugomba kwanga inarijye, ntabwo tuyikuramo kuko ntitwabishobora. Kwikuramo inarijye ntabwo ari umurimo wacu, ahubwo icyo tugomba gukora ni ukuyanga. Noneho bikorohera Mwuka w'Imana, bikorohera Kristo kudukuramo iyo narijye, kandi aho ivuye hagasigara icyuho. Iyo hasigaye icyuho, ahuzurisha ubuntu bwa Kristo, akahuzurisha iki gitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi iki gitubura iyo tumaze kucyakira, kiduteguriza kwakira imvura y'umuhindo. Imvura y'umuhindo iyo tumaze kuyakira, izigomba kuduteguriza kwakira imvura y'itumba, kugira ngo ashobore kwitangira umurimo wo gukiza imitima. Gukunda Kristo bimurutira byose. Ukunda Kristo bimurutira byose. Agomba kwanga inarijye kugira ngo ashobore kwitandukanya n'umurimo wo gukiza imitima. Gukunda Kristo bimurutira byose, maze akifuza Kristo kuruta uko yifuza ibinezeza byose byo mu isi. Uyo wamaze kwakira ubu buntu bwa Kristo, iki gitubura, wifuza Kristo kuruta ibindi byose. Nta kintu cyongera kukurangaza. Amafaranga ntiyakurangaza, amazu ntiyakurangaza, abagore beza ntibakurangaza, amafilimi ntiyakurangaza, umupira w'amaguru ntiwakurangaza, ahubwo wifuza Kristo wenyine. Maze akifuza Kristo kuruta uko yifuza ibinezeza byose byo ku isi. Igitubura cyiza kivamo kwigomeka. Igitubura cyiza ntikigomba kuvamo kwigomeka ku bandi. Kwiyemera ntikigomba kuvamo kwiyemera, kwishyira imbere. Iki gitubura, niba uzi ko wishyira imbere, umenye ko iki gitubura kitarakugeramo. Ukeneye imbaraga y'ubuntu bwa Kristo, ukeneye imbaraga y'ubuntu bwa Kristo irakenewe. Urukundo rukomoka mu ijuru ntirwikunda kandi ntiruhindagurika, ntirwihimbaza. Ufite ubuntu bw'Imana ntakundira ko abantu bamusingiza. Uyu muntu ufite ubuntu bw'Imana umaze kwakira iki gitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo yemera ko abantu bamusingiza. Niba ugikunda yuko abantu bagusingiza, umenye ko iki gitubura utaracyakira, utaragifata, ntabwo urakigeraho. Ahubwo abakundira ko Kristo yabacunguje amaraso, igiciro gikomeye. Nicyo kintu abakundira. Iyo umuntu yamaze kwakira iki gitubura, ntabwo abantu bamusingiza cyangwa bamukunde, ahubwo niba ubakunda kandi akabakundira ko Kristo yabacunguye. Nubwo imigambi ye cyangwa se ibikorwa bye byafatwa nabi, nubwo imigambi ye, amagambo ye cyangwa se ibikorwa bye byakwakirwa nabi, ariyumanganya agahora. Ntabwo dukwiriye kwisobanura kubera ko abantu ibyo twakoze babifashe nabi. Ntabwo ukwiriye kujya kubisobanuraho, ahubwo urahora ukiyumanganya, kuko ukuri kuraryana. Kandi ukuri abantu bose ntabwo bagukunda. Ukuri kandi kuricisha, ukuri kuricisha. Ariko uzicishwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ukuri kuzaba ariko kukwicishwa, ntuzicishwe n'uko wavuze ukuri kw'ibindi bintu, ahubwo uzicishwe n'iri jambo, nibwo uzungu. Nubwo abantu babyanga, nubwo abantu bakwamagana, uriyumanganya, ntabwo ujya kubisobanuraho. Nta muntu dukwiriye gutakira hano mu isi, nta mwana w'umuntu dukwiriye gutakira, ahubwo gutaka kwacu gukwiriye gukoresha amavi. Dukwiriye gupfukama, gutaka kwacu gukwiriye gupfukama tugatakira Imana yo mu ijuru. Ntabwo dukwiriye gutakira abana b'abantu tubisobanuraho tubaha impamvu. Nubwo byakwangwa cyangwa se bigafatwa nabi, uriyumanganya ugahora. Nubwo imigambi ye, amagambo ye cyangwa se ibikorwa bye byakwakirwa nabi, ariyumanganya agahora. Yicisha bugufi, agahora yiringira imbabazi z'urukundo rw'Imana gusa. Ubuntu bwa Kristo bumumaramo ubukana kandi bugahindura ijwi rye. Guhinduka kwe kugaragarira mu magambo meza y'ikinyabupfura
n'ikinyabupfura avuga akomeza bagenzi be. Guhinduka kwiwe guhinduka mu magambo meza y'ikinyabupfura avuga akomeza bagenzi be. Umuntu wamaze kwakira iki gitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana, imibereho ye igira impumuro nziza. Ijambo ry'Imana ntihabwa icyubahiro. Iyo Kristo ari mu mutima, agaragara mu maso y'abamukunda bakomeza amategeko ye. Ukuri kubagaragaramo nk'inyandiko. Ukuri ni ijambo ry'Imana kuko twarihawe n'umunyakuri. Uku kuri kugomba kugaragaramo nk'inyandiko, maze impumuro nziza yo mu ijuru ikabatamaho. Ukwiye kugira impumuro nziza yo mu ijuru. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Nicyo cyigisho turimo kwiga. Bahinduka abagwaneza nyabo kandi bakagira urukundo rurenze urwa kimuntu. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe, bakagira urukundo rurenze urwa kimuntu. Mu Bayuda igitubura cyari ikimenyetso cy'icyaha. Kera igitubura mu Bayuda cyari ikimenyetso cy'icyaha. Pawulo yavuze iby'umusemburo w'igomwa n'ibibi. Icyambere cy'Abakorinto igice cya 5:8. Ariko mu mugani w'umukiza wacu igitubura gishushanya imbaraga y'ubuntu bw'Imana ihindura umutima w'umunyabyaha. Igitubura gishushanya iyi mbaraga niyo ukeneye uyu munsi wa none, niyo nkwifuriza. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana ihindura umutima w'umunyabyaha. Imbaraga nk'igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imbaraga nk'igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iki gitubura nicyo nkwifuriza. Ongera ugaruke ku gaciro k'ijambo ry'Imana, wongere urihe agaciro kandi urisubiremo, urijye musenga kandi ubuntu bw'Imana buzaza muri wowe. Igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana gitunganya ibikocamye umunyabugugu agahinduka umunyabuntu. Igitubura cy'ijambo ry'ukuri gitunganya umunyabyaha wari umunyabugugu agahinduka umunyabuntu. Imbaraga y'ijambo ry'Imana iratangaje cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Gihumanura ibihumanye. Igitubura cy'ijambo ry'ukuri gihumanura ibyahumanye. Uwari ufite kamere ya kimuntu akagira kamere ivuye ku Mana. Uwari ufite kamere ya kimuntu akagira kamere ivuye ku Mana. Kuva ubwo umuntu agatangira kubahira Imana mu ngeso ze. Iyo habayeho guhinduka kumeze gutyo, abamarayika baranezerwa bagatera indirimbo z'ibyishimo. Uyu niwe munyabyaha wakiriye imbaraga y'ubuntu bwa Kristo, imbaraga kuri kw'ijambo ry'Imana. Niwe munyabyaha utuma mu ijuru impundu zivuga. Uyu niwe munyabyaha utuma abamarayika bacuranga n'Imana ikanezerwa. Umunyabyaha wavutse ubwa kabiri, umunyabyaha wabyawe ubwa kabiri, wabyawe n'umwuka, niwe munyabyaha utuma mu ijuru impundu zivuga. Tureke ibyo twibeshye. Imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe, kandi Imana igashimishwa n'imitima ikora ibyo gukiranuka. Imana igomba kwishimira imitima ikora ibyo gukiranuka binyuze muri uku kuvuka ubwa kabiri, muri uku kwakira imbaraga y'ubuntu bw'ukuri kw'ijambo ry'Imana, muri uku kwakira igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana igashimishwa n'imitima ikora ibyo gukiranuka. Ntabwo uzakora ibyo gukiranuka udafite iki gitubura, udafite uyu musemburo mushyashya. Uyu musemburo mushyashya utawufite ntabwo uzakora ibyo gukiranuka ngo bikunde. Uzabikora ariko ntibizagukundira. Uzabikora mu mbaraga zawe ariko ntabwo uzabishobora. Nshuti mwene data, icyigisho twarimo twiga cyavugaga ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Uyu munsi wa none ukeneye imbaraga y'ubuntu bw'Imana, nanjye nkeneye imbaraga y'ubuntu bw'Imana. Turyige, turijyemo dusenga kandi turyige dushyizeho umwete, kandi tuzabasha kubona imbaraga y'ubuntu bw'Imana. Iyi mbaraga y'ubuntu bw'Imana aricyo gitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana kigomba kuduhindura. Ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bifite umumaro wo kutweza no kudutunganya. Ibi byanditswe byera nitubyakira tukakira iki gitubura, kizakora gake gake, kandi ibikorwa ibi by'iki gitubura bizabasha kugaragarira ahadukikije hose. Benshi bazahera ko bahimbaza Imana. Sibo bagomba kudusingiza, ahubwo ni twebwe tugomba kubakundira yuko Kristo yabacurumuje igiciro cyinshi. Rero iyi mbaraga y'ubuntu bw'Imana nimara kugera muri wowe izagutegurira kwakira imvura y'umuhindo. Imvura y'umuhindo igutegurira kwakira imvura y'itumba mu mwuka wera. Ikintu nkwifuriza uyu munsi wa none nuko njya kugaruka kuri iki gitubura ku ijambo ry'Imana. Twagiga icyigisho kivuga ngo imbaraga y'ubuntu bw'Imana irakenewe. Rero uyu munsi urayikeneye. Reka rero ibyo twibwira byose, ibyo turangamiye byose tubiveho, tureke ibyo twumva mu matwi yacu, dutange igihe cyacu mu kwiga ijambo ry'Imana nk'igitubura cy'ukuri, kandi ijambo ry'Imana rizatweza kandi tugeze ku gihagararo cya Kristo. Hari umutambiko wo hejuru Kristo ashaka ko tugeraho, ariko ntabwo tuzawigezaho, ariko iki gitubura kizawutugezaho mu gihe tugihaye umwanya. Reka dushime Imana turangiza dusenga. Turagushimiye Mwami Imana
wowe ushobora byose, wewe waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ridukuze kandi ritweze. Ariko umwanzi Satani yaduteyemo ubunebwe bwo kutaryiga, bituma tutarijyamo kugira ngo tumenye icyo dushakaho. Muri aka kanya rero uturinde umusemburo wa kera wigomwa no gusinda, ahubwo duhe umusemburo mushya, dushoboze kongera kugaruka ku ijambo ryawe. Uduhe umugisha wawe mu izina rya Yesu, amen. Nimucana amatabaza umwijima ubaye icyago, hazaba umwijima ukaze uhama